Ndabashubuje bene data bakundwa, Yesu ashimwe cyane. Nacu Dikoni Joseph Sebarana ubasuhuza. Ndanezerewe cyane yuko twongeye kubona uyu mwanya kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Uyu munsi turi buze kuganira ku magambo ari mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, igice cya 55. Yifuza yuko tuganira ku magambo magufi cyane, ni 20, umurongo wa 8 n'umurongo wa 9. Reka dusome ayo magambo hanyuma tuze gusenga tuyaganireho. Erega ibyo nibwira si byo mwibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye, niko Uwiteka avuga. Nk'uko ijuru risumba isi, niko inzira zanjye zisumba izanyu, n'ibyo nibwira bisumba ibyo nibwira. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Mana turagushimiye, Mana turaguhimbaje muri uyu mwanya. Tugushimiye kuri Imana nziza, tugushimiye kuri Imana imenya ibyo dukennye, umenya inzira zacu, uraturondora, uratuzi, uradusobanukiwe kurusha uko twiyizi, kandi uzi ibidukwiriye kurenza ibindi. Turakwinginze rero kugira ngo muri uyu mwanya umanuke usubane natwe, umanuke usutugirire neza, ubane natwe muri uyu mwanya wo kumva ijambo ryawe, udusobanurire icyo dukeneyeho muri iyi minsi ya none. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Akenshi usanga twifuza yuko ubuzima bwacu bugenda neza nk'umuhanda munini uhuza intara. Nuko tuba tubyifuza kubera yuko muri kamere yacu, muri kamere muntu akunda kubona ibyiza. Nyamara umugabo witwa Yobu twese tuzi wo muri Bibiliya yarababajije ati, mbese ye twahabwa ibyiza mu kuboko kw'Imana tukanga guhabwa ibibi? Ayo magambo wayasanga muri Yobu igice cya 2 umurongo wa 10. Kuko rero Yobu yabivuze, ntabwo dushobora guhabwa ibidushimisha gusa. Ubuzima bwacu bwa buri munsi, igihe cyose turi muri iyi si, burimo ibyiza n'ibibi, burimo ibyago n'ibyishimo. Ibibi bijya bituma twibaza ku mikorere y'Imana, ndetse hakaba n'igihe biturenga tukibaza niba koko iyo Mana tuvuga ibaho. Hari igihe ibyo twibwira atari byo Imana iba yibwira. Muri icyo gihe tuba tugomba kwemera ubushake bw'Imana nubwo butandukanye n'ubwacu. Kenshi iyo ibintu bitagenze nk'uko ubusabe bwacu buri, hari ubwo twivovotera Imana tukagira gushidikanya. Nyamara dukwiriye kuzirikana ko ku bakunda Imana byose, byaba ibyiza cyangwa ibibi, bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza, kandi iby'Imana yibwira kutugirira si bibi ahubwo ni byiza. Iby'Imana yadusezeranije bishobora gutinda cyangwa se bikagenda nk'uko tutabyifuzaga, ariko buri gihe Imana ibizi impamvu. Hari igihe ibyo tubona nk'ibibazo bivamo ibisubizo. Imana yacu niyo itegeka ijuru n'isi, kandi izi ibyo dukena n'ibyatubera byiza kuruta ibindi. Erega ubwenge n'imitekerereze ya muntu bifite aho bigarukira. Tubona intera ntoya gusa iri imbere yacu, nyamara Imana ireba kure cyane, kuko byose bitwikuruwe nk'ibyambaye ubusa mu maso yayo. Yaravuze iti, mpera mu itangiriro nkavuga iherezo, mpera no mu bihe bya kera nkavuga ibitarakorwa, nkavuga imigambi yanjye, kandi nkavuga yuko izakomera, kandi ibyo nzashaka byose nzabikora. Imana ishimwe cyane. Akenshi twibwira ibinyuranye n'ubushake bw'Imana. Ushobora gutekereza ko ibyawe bizanyura mu buryo ubu n'ubu, ariko Imana ikabinyuza mu bundi utatekerezaga.
reka kugira ngo tubyumve neza dufate urugero ku rugendo rw'Abisiraheli igihe bavaga muri Egiputa berekeza mu gihugu cy'isezerano. Umuntu yakwibaza impamvu Imana itahisemo kubanyuza mu nzira y'ubusamo kandi mu by'ukuri byarashobokaga. Mu by'ukuri hari inzira ebyiri. Hari inzira y'ubusamo inyura mu gihugu cy'Abafilisitiya aho bari kugenda iminsi itarenze 5 bakaba bageze i Kanani. Hari indi nzira ya kabiri, iyo nzira ikaba yaranyuraga mu butayu bambutse inyanja itukura. Iyi nzira ndende yo mu butayu niyo Imana yahisemo kunyuzamo ubwoko bwayo nk'uko tubisoma mu Kuva igice cya 13 umurongo wa 17 n'uwa 18 ahagira hati Farawo amaze kureka ubwo bwoko bugenda, Imana ntiyabacisha mu nzira inyura mu gihugu cy'Abafilisitiya nubwo yari yo busamo, kuko Imana yibwiraga iti abantu be kwicuza ubwo bazabona intambara ngo basubire muri Egiputa, ahubwo Imana ibagendesha ibizigu ni ukuvuga detour cyangwa se deviation, ibacishije mu nzira inyura mu butayu ikajya ku nyanja itukura. Wakwibaza impamvu inzira iruhije, inzira ifunganye, inzira ndende, inzira iri mu rusobe rw'ibibazo ari Imana inyuzamo abantu bayo. Ariko iyo dusesenguye neza dushobora kubona ibintu 4 twakwigira ku rugendo rw'Abisiraheli byadufasha kumva no gusobanukirwa impamvu Imana iducisha muri iyo nzira ndende. Icya mbere, Imana iducisha mu nzira ndende kugira ngo iturinde intambara. Abisiraheli bavuye muri Egiputa bari bafite umunaniro mwinshi kubera imirimo y'uburetwa bari bamazemo imyaka myinshi muri Egiputa. Bityo rero Imana yanze ko banyura mu gihugu cy'Abafilisitiya kugira ngo badahura n'intambara. Mu Bafilisitiya nimbo hari Abanaki, abo ngabo bakaba bari abantu barebare b'ibigango b'ibihanda, akaba ari nabo Goliyati yakomokagamo. Kuko bari abarwanyi bakomeye, Imana yanze ko Abisiraheli bava mu buretwa bagahita batangira kurwana nabo, niko guhitamo inzira ndende kandi igoye, ariko Imana ibikora igambiriye kubarinda intambara. Akenshi natwe Imana ijya ihitamo kuturinda kunyura inzira y'ubusamo, ikatunyuza mu nzira ndende y'urusobe rw'ibibazo, ariko igamije kuturinda. Imana ishimwe ko hari intambara nyinshi igiturinda. Nanone Imana ishobora kuducisha mu nzira ndende kandi y'urusobe rw'ibibazo kugira ngo iturinde gusubira inyuma. Kunyura inzira y'ubusamo byari gutera Abisiraheli gusubira inyuma. Intambara n'Abafilisitiya yari gutuma Abisiraheli bicuza icyabavanye muri Egiputa bagasubirayo. Niyo Imana ibarwanirira bagatsinda Abafilisitiya kugera i Kanani byihuse, byari gutuma bahita badamarara bagasubira inyuma mu kwizera. Niyo mpamvu rero Imana yabanyujije mu nzira ndende, bazerera mu butayu imyaka 40, ibikora igamije kubategurira kuba ubwoko izakoresha mu gusohoza umugambi wayo wo gucungura abo mu isi yose. Mu by'ukuri ntabwo byari korohera Abisiraheli gusubira inyuma, kuko inzira Imana yari yabacishijemo yari inzira yo kwambuka inyanja itukura. Imana ubwayo niyo yaciye inzira mu nyanja, bigaragaza ko iyo Imana ishaka kuturinda ica inzira dukwiriye kunyura. Ikindi kandi iyo uri mu nzira y'Imana ukaba uri mu nzira ishaka, ntabwo byoroha yuko usubira inyuma keretse winangiye umutima. Iyo winangiye bwo irakureka ukagwa mu nzira nk'Abisiraheli igihe binangiye bakagwa mu butayu, abana babo akaba ari bo bagera i Kanani. Nanone kandi Imana ishobora kuducisha mu nzira ndende y'urusobe rw'ibibazo igamije kwihesha icyubahiro. Nusoma igice cya 14 cyo mu Kuva, urabona ukuntu Imana yihesheje icyubahiro ku nyanja itukura.
Abisiraheli bageze hakurya y'inyanja babonye uko Imana ibarwanirira, batera hejuru bararirimba. Iyo turi mu nzira ndende kandi y'urusobe rw'ibibazo, tujya tugera aho twitotombera Imana, ariko iyo Imana yigaragaje tuzamura icyubahiro cyayo. Impamvu ya nyuma ishobora gutuma Imana itunyuza mu nzira ndende y'urusobe rw'ibibazo ni uko bigamije kutwigisha kuyishingikirizaho yonyine. Mu nzira yo mu butayu nta wundi Abisiraheli bari bafite wo kwishingikiriza usibye Imana yonyine. Mu myaka 40 bamaze mu butayu, Abisiraheli beretswe ko hanze y'Imana nta wundi wabarengera. Ngira ngo rero wumvise impamvu y'ubutayu waba umaze iminsi uzengurukamo, nubwo waba ubitse amasezerano y'Imana, nubwo ubona ibihe bigoye, nangira ngo nkubwire ko ibihe bigiye gukurikirwa n'igihe. Ntugashyira akadomo aho Imana yashyize akitso. Ubutayu umuntu abunyuramo ariko ntabwo abuturamo. Inyuma y'ibicu bibuditsemo ibibazo harimo umucyo urasira amasezerano yawe. Imana ishimwe cyane. Mu gihe ibintu bitagenze uko tubyiteze, igisubizo si ukubishingukamo nka ya mvugo ya bubu. Iyo umwana ari mu mugongo hari igihe haza ubushyuhe. Ubwo bushyuhe twabigereranya n'ibigeragezo umukristo ashobora guhura nabyo. Icyo gihe rero iyo umwana yumvise ubushyuhe ararira ashaka kujya hasi, ariko umubyeyi we kuko aba ashinzwe kumureberera, hari ubwo yanga yuko uwo mwana ava mu mugongo ajya hasi. Umubyeyi agenda asimbuka ibiziba, agenda asimbuka amahwa n'ibindi byagirira nabi umwana kurenza ubushyuhe. Umubyeyi rero azi neza ko kuguma mu mugongo ari byiza kurusha yuko yawuvamo. Imana iraduhetse kandi duhetse neza mu buryo bwizewe. Twishimire kuguma mu mugongo wayo nubwo twaba duhuriramo n'ubushyuhe. Iyo ishami rihushywe n'umuyaga rikemera kuva ku giti, iby'iryo shami biba birangiye. Nyamara iyo ishami rigumye ku giti, nyuma y'umuyaga ubuzima burakomeza. Ubuzima bwawe nibushorera imizi mu Mana, isi izatema amashami, ariko imizi izakomeza kubaho kandi andi mashami azashibuka. Igihe umutima utentebutse, igihe hari inzitizi zisa naho zitasimbukwa, igihe amasezerano yawe abaye nk'abiyabagiranye, nta handi wakura ihumure no gukomera usibye kuwiteka wenyine. Guhamya Imana mu bihe bikomeye kurakenewe kugira ngo abatarayimenya bayihishurirwe, babonye kwizera k'ukuri kugaragazwa no guhamya mu bikorwa byacu bya buri munsi. Twibuke ba basore b'Abayuda, Meshake, Saduraka na Abedinego, bizeraga ko Imana yabakiza, ariko bakavuga bati nubwo Imana yacu itadukiza ntibigende nk'uko tubyifuza, tugomba kuguma ku Mana yacu, ntabwo tugomba kuva ku Mana. Dukwiriye kugirira Imana yacu icyizere mu bihe ibyo ari byo byose, byaba ibihe byiza byaba n'ibihe bibi. Kugirira Imana icyizere nibyo bidushoboza kwihangana no kugumana ibyiringiro. Ibyiringiro kandi nibyo bituma umupfakazi atiyahura, bituma imfubyi itiheba, bigatuma uwanzwe n'abantu atiyanga. Inzira twahisemo ni inzira ifunganye, inzira iruhije, nk'uko tubibona mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice cya 7, umurongo wa 13 n'uwa 14. Iyo nzira tunyuramo usanga inyurwamo n'abantu bake biyemeje kwihangana, kubera yuko ntabwo ari benshi bihanganira kwihangana. Nitanzeho urugero nkurikije uko nabibonye mu myaka maze muri iyo nzira ifunganye, nasanze yaza kuba ari umuntu wabinzanyemo
naba narabivuyemo kera. Ariko kuko nayitangiye niyemeje ndihangana, kuko nzi ko ku iherezo ryayo hari ibyiza. Nzi ko igihe nikigera Uwiteka azatunganya ibyanjye rwose. Uwo ni umurongo wa 8 wa Zaburi y'138. Nzi neza yuko hari igihe kizagera amashami yanjye agashibuka n'ibibabi byanjye bigatoha. Nawe mwene data rero wumva ubutumwa urimo kunkurikira, ushobora kuba wibaza nka Gideyoni uti niba Uwiteka ari kumwe natwe, ni iki gituma ibyo byose bitubaho, n'imirimo ye yose itangaza irihe? Iryo ni ijambo wasanga mu Bacamanza igice cya 6 umurongo wa 13. Birashoboka yuko hari ibitaragenze nk'uko wabyifuzaga, hari ibyo wumvaga byagenda ukundi, biza guca mu nzira utatekerezaga. Ibyo rero bituma ucika intege, bituma utentebuka, ndetse muri uyu mwanya, uyu munsi urumva urambiwe, urumva utaye umutwe. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo tegereza Uwiteka. Abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere, bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Ahari haba hari amazwi menshi umaze kwakira akubwira ko nta byiringiro ukwiriye kugira. Hari iby'amaso yawe yarebye, maze aguhamiriza ko nyuma yabyo nta kindi gishoboka, ndetse n'umutima wawe urabyanzura. Ariko muri uyu mwanya ndagira ngo nkubwire yuko hejuru y'ibyo twibwira hari ibyo Imana yibwira kuri twebwe. Wihagarara neza mu mwanya wawe gusa, ntuhave, ntucike intege, aho n'Uwiteka azagusanga. Mana ishimwe. Mwene data, birashoboka yuko Satani ajya kubwira ko Imana yawe yakuretse, ko Imana yakwibagiwe, cyangwa ko Imana idashoboye, ko yita ku bandi gusa, ko we nta mahirwe ugifite, n'andi magambo nk'ayo y'urucantege. Ugisubiza Satani uti Imana yanjye ibasha kubikora, ariko kandi naho itabikora sinshobora kuyihemukira. Mwene data, Imana dusenga ibasha kudukiza uburwayi, kuduha ubutunzi, gusohoza inzozi zacu, gusubiza ibyifuzo byacu bitandukanye. Ariko kandi naho itabikora tuzakomeza tuyiringire tugeze ku gupfa. Imana ishobora kutazira igihe twari tuyitegereje, ariko si uko yabinaniwe. Imana izabikora, kandi Imana irabizi. Ariko naho itabikora, kubabazwa kwawe niko kukuremera ubwiza. Ibuka yuko guca mu muriro ariko kwatumye Meshaki, Saduraka na Abedinego baba ibyamamare kugeza na bugingo n'ubu. Inyuma y'umuriro, abo basore Meshaki, Saduraka na Abedinego bahamagawe n'umwami, arabiyegereza. Abatware b'intebe n'ibisonga byabo n'abanyamategeko n'abajyanama b'umwami baraterana bareba abo bagabo. Ayo magambo wayasanga mu gitabo cy'ubuhanuzi Danieli igice cya 3 umurongo wa 26 n'umurongo wa 27. Umuriro ushize, umwami yogeje Saduraka, Meshaki na Abedinego mu gihugu cy'i Babuloni. Mwene data, umuyaga ushobora guhuha maze ishami rigatakaza imbuto zaryo, ariko iyo rigumye ku gihimba riba ryizeye kuzera izindi mbuto. Niko mu ntambara duhura nazo tubura iby'agaciro, ariko ko turi muri Yesu turarinzwe, kandi dufite ibyiringiro ko tuzongera kubona ibyo twatakaje. Kubw'ibyo nta cyatuma tuva ku Mana yacu. Bakunda Imana byose bifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza. Abakunda Imana ni abahamagawe nk'uko yagambiriye. Nubwo bitagenda nk'uko twari tubyiteze, ntitwabura kwakira ubushake bw'Imana yacu. Imana ishimwe kandi himbazwe, kandi icyubahiro ni icy'Imana mu bihe byose. Ndagira ngo
ndangize ngushimira yuko wafashe umwanya wo kumva ubutumwa bwiza. Nubishobora ubusangiza abandi kuko nabo bakeneye ijambo ry'Imana. Yagira ngo kandi ngusabe inkunga y'amasengesho ngo mbashishwe gukomeza kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo muri ibihe birushya. Ibisigaye bene data, murabeho, mutungane rwose, muhugurike, muhuze imitima, mubane n'amahoro, kandi Imana y'urukundo n'amahoro izabana namwe. Amahoro Imana itanga rutaye umuntu wese yakwibwira, ajya arinda imitima yanyu n'ubwenge bwanyu, kugira ngo mukomeze kumenya no gukunda Imana n'umwana wa Yesu Kristo umwami wacu. Kandi umugisha w'Imana ishobora byose, Data wa twese, Umwana kandi Umwuka wera, uye muri mwe kandi ugumane namwe iminsi yose. Amen. Ciao.
iteka